Ya writer, uyu ni Steven Tutonje kuri Media TV. Uyu nanone tubazaniye ni Element yakubwira ati kashe. Yapo karimo ngatuye aho abakunzi bakundanye aho bari hose ndetse nawe ushobora kuba warataye umukunzi wawe ariko mukamugikundana. Mwese mbahaye ikaze muri kashe. Ati mukunzi watuma natura, ati nkatura icyaha cy'ubwicanyi kuko ukondora amarangamutima yanjye. Ati mukunzi yangiriza ubwonko, ati yego mfite amahitamo menshi, ati kuko uri buri kimwe nkenera, ati nka oxygene mu mpera, ati sinkunda tatuwaje, ati ariko kubwawe nakemera nkayishyiraho. Yarwaye ati gukundwa nawe ufite isuku, ati ndagukunda kuki bebe wanjye, atari kumfite ikibazo kimwe, ati ndiyaza niki nakora kugira ngo nsinde umutima wawe uteka, ati tukazageza ku mpera y'ibihe turi kumwe, ati wibishidikanyaho kumukunda, ati rwose ndi kuri wowe pe, ati biremewe bebe waneyeho kashe, ati kuko na hamwe wibuze ati rwose nzababara, ati mukundwa ndagukunda, ati kuko ni wowe wenyine utuma nkunda, ati ndi kuri wowe bebe, ati turemewe bebe, ati mukundwa nkeneye urukundo rwawe, ati mukundwa rumate. Siki Element ati kashe nkubwira ati kora like, subscribe na share ubundi twikomereze. Ya karimbo ngatura bari Burayi mu Rwanda ndetse n'ahandi hose. Ati mu by'ukuri sinagusezeranye ibyo nafite ngo mbone neza, ati yego mfite abandi duhanganye ariko simbitaye, ati nshaka kujyana nkakwereka mama, ati niyo ntego yanjye, ati mukundwa nshaka kwambika impeta, ati turabizi amaso yose abakureba, ati nanjye amaso yose abandeba, ati ni wowe utuma nsara, ati uranyatsa, ati mukunzi wanjye ngukunda birenze, ati jumba baraninkosa buri gihe ngukenera uruhande rwanjye, ati ubusanzwe sinkunda tatuwaje, ati ariko kubwawe nakemera nkayishyiraho. Ski ati gukundwa nawe bifite isuku, ati ndagukunda kuki bebe wanjye, ati ikibazo mfite ni kimwe, ati se ubundi ni iki nakora ngo nsindire umutima wawe iteka, ati tukageza ku iherezo ry'ibihe, ati nakushidikanya byo ndagukunda, ati je suis attaché, c'est confirmé bebe waneyeho kashe, ati mukundwa na hamwe wiwize nge nzaba mari, ati mukundwa ndagukunda, ati kuko ni wowe utuma nkunda, ati nagushidikanya byo ndagukunda, ati biremewe bebe waneyeho kashe. Akomeza agira ati na hamwe wibuze nge nzaba mari, ati mukundwa nzahora ngukunda, ati kuko ari wowe nyine ushobora gutuma nkunda. Ushaka kuba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kugendeka muri comment ugatubwira uko bimeze. Ikindi kandi ushobora kutwandikira kuri WhatsApp 0799 rero mbabwira ngo rwose amarembo arakinguye, wadushaka cyangwa se kwamamaza ushobora no kuduhamagara kuri izo nimero cyangwa kwandikira kuri WhatsApp kashe Element. Yake Element akubwira ati kashe akarimo na gatuye abari mu Rwanda, i Burayi ndetse n'abandi bose batuzi ku izina rya Media TV cyangwa se Dr. STV. Mbabwira ngo thanks for watching and listening to